Nyuma yo kugwa mu cyaha kwa Adamu na Eva, icyaha cyakomeje gukura nk'umuriro mu ishyamba. Kayini yishe Abeli, abantu batangira kwiyubakira izina, ubugome bwuzura isi. Bibiliya ivuga amagambo aremereye, igira iti Imana ibona ubugome bw'abantu bwari bwinshi mu isi, irababara mu mutima wayo. Ibi tubisanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice 3 umurongo wa 5 ndetse n'uwa 6. Tekereza, Imana ibabara kubera ko umuntu yahindutse, umuntu yari yararemye. Isi yari yuzuye urugomo, isi yari yuzuye ibyaha, isi yari yizuye kwirengagiza Imana. Ariko hagati y'umwijima wose hari urumuri ruto. Nubwo byari bimeze bityo, Nowa yari umukiranutsi utunganye mu gihe cye. Nowa yagendanaga n'Imana. Mu bantu bose hari umuntu umwe wumvaga ijwi ry'Imana. Imana imuha umurimo udasanzwe wo kubaka inkuge nini mu gihe nta mvura yari yarigeze igwa nk'iyo. Mu gihe Nowa yubakaga inkuge, abantu baramusekaga bakamwita umusazi, ariko Nowa arakomeza arubaka. Kubaka imyaka myinshi nta kimenyetso cy'imvura, ariko kwizera kwe ntikwahindutse. Igihe cyarageze, imvura iragwa, amazi yuzura isi. Icyo gihe cyari urubanza, ariko si urubanza rudafite imbabazi. Mu nkuge ya Nowa harimo Nowa ndetse n'umuryango we ndetse n'inyamaswa zose. Agakiza kari mu kumvira. Amazi amaze kugabanuka, Imana ishyira umukororombya mu kirere, maze ikavuga iti sinzongera kurimbura isi n'amazi. Ikimenyetso kigaragaza ko Imana ikunda abantu. Umukororombya ubundi ni ikimenyetso cy'uko Imana itari umugome, yuko urubanza rwayo rufite impamvu, ariko umutima wayo wuzuye imbabazi. Ariko ikibazo nticyari cyakemutse burundu, kuko icyaha cyari kigihari mu mitima w'umuntu. Abantu bongeye kuba babi, baravuga bati kwiyubakira umunara ugere hejuru. Si iterambere ryari ikibazo nk'uko bari bagiye kubikora, ahubwo ikibazo cyari imitima yabo yari yishyize hejuru cyane. Imana ivanganya indimi zabo, isi irasakara. Noneho Imana ihitamo uburyo bushya bwo gukiza isi. Nyuma yaho mu gihugu cya Uri hari umugabo witwaga Aburahamu. Nta bidasanzwe kuri we byari kuri we, ariko Imana iramubwira iti va mu gihugu cyawe ujya aho nzakwereka, nk'uko tubisanga mu gitabo cy'Itangiriro. Nawe tekereza gusiga igihugu, ugasiga umuryango, ugasiga umutekano, ukagenda utazi aho ujya. Kwizera gukomeye cyane. Maze Aburahamu aragenda. Iyo niyo ntangiriro y'ukwizera nyakuri. Atangira kugenda, Imana yamusezeranyije igihugu, imusezeranya urubyaro rungana n'inyenyeri, imusezeranya umugisha ku mahanga yose. Ariko nubwo byari bimeze gutyo, hari ikibazo gikomeye. Aburahamu yari ashaje, kandi umugore we Sara yari ingumba. Isezerano rye mu by'ukuri ryasaga n'iridashoboka, ariko imyaka yakomeze gushira, indi irataha. Nyuma y'igihe kirekire, Sara agize imyaka 90 irenga, yaje kubyara Isaka. Imana yerekanye ko isezerano ryayo ridaterwa n'ubushobozi bw'umuntu. Mu gihe Isaka yari amaze gukura, Imana yamubwiye ko yamusabye ko yamutambaho. Yasabye Aburahamu ko yamutambaho. Aha niho kwizera kwa Aburahamu kugera ku rwego rwo hejuru. Aragenda yubaka igicaniro, yiteguye gutanga umwana w'isezerano, nubwo ariwe yari afite gusa.
maze Imana iramuhagarika. Intama iratangwa mu cyimbo cye. Aha ni naho ni ishusho ikomeye. Imana ari kwerekana ko izatanga umwana wayo agatangwa mu cyimbo cyacu. Nowa rero ahagarariye urubanza agakiza mu nkuge. Aburahamu nawe ahagarariye isezerano agakiza ku mahanga yose. Nowa yakijijwe mu mazi, Aburahamu abyara mu rubyaro rungana ruza n'umukiza. Inkuru zabo zombi ziganisha ku mugambi umwe, yuko Imana ishaka gukiza umuntu. Isomo kuri twe uyu munsi: mu isi yuzuye ubugome ushobora kuba nka Nowa bigakunda, ushobora gukiranuka nka Nowa, ushobora kwizera ukaguma mu isezerano nkawe. Mu buzima busaba gusiga byose ushobora kuba nka Aburahamu ukizera Imana maze ukagendana nayo. Kwizera rero si ukumva gusa, ni ukugenda nubwo utabona neza ejo hazaza. Nk'uko umwanditsi w'Abaheburayo yabivuze, ni ukumenya udashidikanya ibyiringirwa yuko bitazaba, ukabifata nk'ibizaba nk'aho ubizi neza. Imana itangira bushya nyuma y'urubanza, kandi itanga isezerano mu gihe ibintu bisa nk'ibidashoboka. Isi rero yararimbutse, ariko Imana itangira bushya. Abantu barasakaye, ariko Imana ihamagara umwe. Isezerano risa n'idashoboka, ariko risohora. Nowa na Aburahamu bakwereka ko Imana ihora ishaka abantu bayizera. Nubwo isi yahindutse, umugambi wayo ntuhinduka. Kandi inkuru yabo si amateka gusa, ni ubutumire bwo kwizera.